Amen. Yesu ashimwe. Haleluya. Nitwa Yohani Paulo, ndi umukristo w'inyarugenge muri ADPR. Ndashimira Imana ko impaye uburyo bwo kuboneka hano muri aya materaniro, kandi nshishijwe bugufi imbere y'Imana. Ndayishimiye. Imana irakoze kubw'icyizere yangiriye. Imana ihabwa icyubahiro. Ndagira ngo dufate Bibiliya zacu dusome. Nagerageza no kuvuga nihuta kubera ko umwanya wacu ni mutoya. Mu gitabo cyo kubara ibice 23, kubara ibice 23, turasoma duhereye ku murongo wa 20 turageza ku murongo wa 23. Kubara ibice 23, murongo wa 20 kugeza ku murongo wa 23. Aravuze ngo, dore nategetswe kubahesha umugisha, nayo yawubahaye simbasha kuwukura. Nibonye gukiranirwa ku bwoko bwa Yakobo, ubugoryi ntibubonye ku Bisiraheli. Uwiteka Imana iri kumwe nabo, ni umwami wabo, bayivugiriza impundu. Imana yabakuye muri Egiputa niyibajyana. Bivuze ko batari bonyine, ahubwo bari kumwe nayo. Turi kumwe? Ifite amaboko nk'ay'imbogo, nta kuragura kuri mu bwoko bwa Yakobo, nta bupfumu buri mu Bisiraheli. Mu gihe cyategetswe aba Yakobo n'Abisiraheli bazabwirwa icyo Imana ikora. Imana itugirire neza. Igitabo cya kabiri cya Samweli mu bice 8 tugiye kwasoma 20, murongo wa 1 n'uwa 2. Igitabo cya kabiri cya Samweli bice byaho 8, umurongo wa 1 n'uwa 2. Kadusome twitonze. Aravuze ngo, hanyuma y'ibyo Dawidi anesha Abafilisitiya, arabacogoza, anyaga urufunguzo rw'umudugudu w'umurwa, arukura mu maboko y'Abafilisitiya. Ntago ari kubacogoza gusa. Muranyumvise? Ntabwo ari kubanesha gusa, si no kubacogoza, ahubwo abambuye n'urufunguzo rw'umurwa. Asiga ufunze, ararunyaga, ararutwara. Murongo wa 2 aravuze ngo, bukeye anesha Abamowabu, maze abarambika hasi mu mirongo, abageresha umugozi. Inkubwe 2 zari zabo kwicwa, kandi ya 3 yose yari yabo kurokorwa. Nuko Abamowabu bahinduka abagaragu ba Dawidi, bamuzanira amakoro cyangwa se imisoro. Imana ibaha umugisha. Tugiye kuganira amagambo avuga ngo, iyi Imana ihari. Twabifata twese? Iyi Imana igize ite? Iyi Imana ihari. Mumbabarire mbanze amasobanura ikintu mfite ku mutima. Dawidi yima ingoma, yasanze hari amahanga 4 yazengereje Abisiraheli. Kandi ayo mahanga 4 afite n'ubusobanuro mu myuka irwanya itorero ry'uyu munsi. Urumva ageze ku ngoma hari amahanga 4. Ayo mahanga iyo yabonaga uburyo, akabona urwaho, yazengerezaga Abisiraheli. Kandi ayo mahanga, umwuka w'ayo mahanga wayakoreshaga mu kurwanya Abisiraheli. Uracyahari n'uyu munsi, uracyarwanya itorero ry'uyu munsi. Imana imfashe muze kunyumva. Ihanga rya mbere ni Abafilisitiya. Iyo usomye amakuru Goliyati abatanzeho nk'Umufilisitiya kandi ukomeye, ujya mu bucurabwenge na gahunda zabo, aravuze ngo, mwebwe Abisiraheli, nihagira umwe muri mwebwe unyica, tuzaba abagaragu banyu. Ariko nanjye nica uwo mwohereje, muzaba abagaragu bacu. Bivuze ko umwuka wa Gifilisitiya ntabwo ari gahunda yo kwica Abisiraheli bose, ni ukwica ukomeye muri bo, abasigaye bagahinduka abagaragu n'abaja b'Abafilisitiya. Muranyumvise? Nimunyumva biraza kugenda neza.
ihanga rya kabiri ni Abasiriya. Usobanuye amakuru y'Abasiriya ni umwami wakoresheje inama, arimo arabaza ngo ninde muri twebwe ubwira inkuru Abisiraheli ku buryo bamenya amakuru ya gahunda twapanze bakadukwepa, aho twavuze ko tubaterera tugasanga bahashize ingabo nyinshi cyangwa badukwepye badahari. Ninde? Kandi iyo nama yabo iri kubera imurere imbere y'igitanda mu mbere kure. Umwe muri barahaguruka aravuga ati databusha, nta muntu muri twebwe ujya umena ibanga y'inama twagiye, ahubwo muri kiriya gihugu cya Isiraheli harimo umugabo nubwo tutamutumira mu nama, ariko ajya kurura amakuru y'inama twakoze akayamenera umwana. Undebe hano tuvugana. Biravuze ngo Abasiriya nabo ntabwo bafite gahunda yo kwica bose, barashaka umunyempano umena amabanga. Reka mbihuze sasa. Abafilisitiya, undebe hano, niba ari mu muryango barashaka umugabo, kuko amavuta yatembye avuye ku mutwe agera ku bwanwa no ku misozo. Nubwo turi mu gihe uretse ko twebwe mu barokore ngira ngo uburinganire bwatangiye kera mu bantu bakijijwe, muranyumvise, ariko umugabo ni umutwe, ntashobora guhinduka akananwa cyangwa ubwanwa. Amavuta avuye ku mugabo rero agira ingaruka mu rugo. Abafilisitiya bageze mu rugo bakubita umugabo, bica umugabo. Iyo bamwishe, abana nubwo umugore yabarera agashyira imbaraga ze zose, ntihabura abagira kuka kasi. Niba se yatangiye gusinda, ntihazabura uzafatwa n'umwuka wa se, ko ni amavuta yatembye ku mutwe akagera ku bwanwa no ku misozo. Umufilisitiya iyo ageze mu bana arashaka uw'imfura. Umwana wawe w'imfura burya arwana n'ibintu biremereye. Namenye amakuru menshi ndimo nsoma aya makuru. Urumva Umufilisitiya arashaka umunyembaraga kurenza abandi, ngo abasigaye bahinduka abacakara abakoresha uburetwa. Ariko Umusiriya we arashaka umunyempano. Banyempano muri hano arashaka umunyempano ujya uhishura amabanga niwe akeneye, kandi namara kumwica, muranyumvise, ashobora kuzavangira abandi, ashobora kuzabahanura ibitarimo, ashobora kuzabamenyesha ubuhamya butari bwo, ashobora kuzabamenyesha iby'Imana ivuga atari ibivuze, abantu bagacanganyikirwa. Nguko uko Umusiriya ashaka. Ariko icyo nakundiye Elisa, nubwo bamutanzemo bakavuga ngo niwe umena amabanga, nubwo yohereje abashinzwe gushimuta abanzi b'igihugu, abantu bashobora kumena amabanga, Elisa nubwo atuye i Dotani adatuye muri kapitali, afite imbaraga zifata ikirere cy'Abasiriya. Haleluya! Ntabwo ari ukugira umunwa gusa, ntabwo ari uguhanura gusa, ahubwo afite n'imbaraga zidapfa kuvogerwa. Imana ihabwa icyubahiro. Kamvuga aba gatatu murasanga ari danje. Ni Abamowabu. Bo nta gahunda bafite yo kwica Abisiraheli, gahunda bafite ni ukubahumanya. Kandi Umwisiraheli wahumanye iyo Imana imuvuyeho asigara yabaye rojyorojyo. Ndabivugane. Abantu mwasomye kubara 25, Baramu arimo aragira inama Baraki, aramubwira ati aba bantu ntago wabavuma, Imana iri kumwe nabo ngo bikunde. Uturemangingo tw'umuvumo ntitubafata iyo Imana iri kumwe nabo, ahubwo tujya kubageraho twahindutse imigisha minini. Ntago byakunda ngo bavume Imana iri kumwe nabo. Ni nayo mpamvu agiye no kubahanurira. Natangaye ariko bene data, turi ku ijambo rivuga ngo Imana iri kumwe natwe, iyi Imana ihari. Urumva agiye kubavuma, ubitegereje inyuma ni abantu bababaje, bamaze imyaka bagenda ubutayu, bane banavuye no mu ntambara y'Abamoni, mbere bari barwanye y'Abamaleki banabagirira nabi cyane, basa nabi kubigaragara, ntibaryoshye kuko ntibaragera i Kanani mu byasezeraniro. Ariko ubarebeye mu mwuka aravuze ngo buriya bwoko nubwo barebe butuye ukwabwo, kandi avuga ikintu gikomeye. Aravuga ngo Imana nibakuye mu Egiputa ni nayo ibajyanye, kandi iyo Mana ifite amaboko nk'ay'imbogo, nta byo kuraguza, nta by'ubugoryi mbonye mu bwoko bwa Yakobo. Nimusoma hepfo yakomeje iyerekwa, aravuga ngo ndababuze we, mbonye bavumbutse nk'intare y'ingore. Byasobanuraga Kristo Yesu ufuhira itorero rye. Muri murangurikiye bene data. Baraki aramubaza ati nabashobora nte? Aramubwira ati kugira ngo bashobore birasaba yuko bahumana. Ndabigenza.
aravuga ati bategere ku byo bakunda. Harimo abadakomeye. Ibihe bakunda? Icyambere, tegura inyama zaterekejwe, inyama z'intonorano. Bagira amerwe y'inyama, bazapfa guhekenya, nibazihekenya bazahumana. Kabiri, utegura abakobwa b'Abamidiyanikazi bafatanye n'Abamowabukazi, ukeneye gusambana sambana. Nibasambana Imana irabica, umugambi barawucura. Natangaye, nabibwiwe mu iterano rya mbere. Bagiye ko nabona mu iterano ry'Abisirayeli hatungutse abantu bambaye neza, basa neza, ariko bari kuri gahunda. Buriya mu matsinda agera muri 5 tugira mu itorero, cyangwa reka nkoresha idini nicyo mwumva cyane, ko nimvuga itorero abizi by'itorero cyane babyumva ikindi. Reka mvuge amadini. Itsinda riteye ubwoba dufite ni intumwa za Satani zihari zibizi neza, riri danger. Uzi umuntu uza yaraje kuri gahunda avuga ati nzarusenya, aribonekeza, avuga neza, imvugo yiranyerera, araguprezinga, arakuzamura. Iyo udafite guhishurirwa ushobora kwisanga wapfuye. Barabasuhuza muraho neza. Urumva bamaze imyaka barwanye n'Abamaleki, bahuye n'Abamoni barabarwanya, nta keya babonye. Bibutsa akantu, ndashaka kubibutsa ko itorero ry'Imana ntabwo riri mu bihe byo guhabwa keya, ko ntiragera ahantu rizahererwa keya. Riri mu ntambara ivuza ubuhuha. Urwego rwose rw'ubuzima wageraho ntabwo byatuma Satani akureka, aracyafite amaboko yo kukurwanya. Hello, good morning. Gatuvuga uti wow, uyu muntu asi n'icyongereza kamere. Niba wishima gutya nawe azaza yishima gutya. Niba uri umunyamwuka ukavuga indimi nawe azaza zivuga. Umuntu wakuriye muri ADPR wabihimba. Sirise dutangiriraho Rita. Munde bano ngiye kuvuga ibintu bikomeye. Ariko bamwe muri be bagira amakenga, baravuga ngo aho twanyuze nta rukundo batweretse, ko turi mu butayu. Kubera icyo aba bantu batwereka urukundo rumeze gutya, basigara ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Abandi bagiyemo baragiye bahura n'inyama bari bazikumbuye, barafagira. Hari icyo bita kurya mu Kinyarwanda gifite ikinyabupfura inyuma, ariko hari n'icyo bita gufagira, no guhura n'ibintu bikumbuye kandi ushonje. Honda wahera ku mutwe, wahera ku igufa, ubimenya uko bigeze mu kanwa. Barakubise imyaka, barariye, arangije haza abakobwa. Ngiye gutangaza ikintu nabweho mu iterano rya mbere. Nize amashuri atari menshi, ariko nzarinda mpfa ntemeye umuntu wese wambara nk'ucuruza ubusambanyi. Kandeba ahangaha ngiye kubwiriza ndeba, kuko buriya reka mbabwire bene data, twahombye ibintu byinshi kugira ngo dukurikire umwami Yesu. N'Imana ikubwiye ngo ntuzongere kwambara ikote mu buzima bwawe, warivaho. Abakobwa baserutse bari abakobwa bameze nk'abari mu gihugu cyabo, Abisirayeli bababonye. Kandi ijambo rya kabiri nakuyemo, namenya amakuru yuko iyo umuntu avuye aho Imana yamushakaga akajya aho ashaka, muranyumvise, arimenya. Mu yandi magambo, Imana izaturindira aho yatwohereje, ariko aho umuntu yiyohereza azimenya. Bahageze, reba nawe abanyamwuka Imana yahoze itangaza ngo bagenda bayivugiriza impundu. Hagati muri bo harimo impundu, baratangiye barasambana. Umwe muri bo yarazi igihe amasaha y'ihema ry'ibonaniro afungurirwa n'igihe afungirwa, yarabizi. Ubanza yaranfite n'icyubahiro, yanga kuhasambanira, afata Umumidiyanikazi amuzanamo. Ariko amuzanyemo, abari ku ihema baramubona, ntiyababona. Ahageze, Feneyasi nibwo ishyaka ryamufasha, afata icumu yavanye mu Egiputa, araza arabashinga, arabahinguranya. Imana iravuga. Reka mvuge ikintu gikomeye. Haleluya, haleluya, haleluya bene data, haleluya. Imana ikuvuyeho wamwara, isi yakubona, ibyo utekereza ko bikomeye byakubana bibi, umwijima wabudika, dayimoni yagufata nka rojyorojyo. Urabye n'imbaraga Imana yakwirukanyeho bagusengera kugira ngo ukizwe, hagaruka izirenze ziriya, umwijima wabudika, ubuzima bwakubihira. Abamowabu rero nta kindi bashaka uretse guhumanya. Nabweho mu iterano rya mbere n'irya kabiri, mu myuka y'Abamowabu, ndavuga mu maze iminsi nitegereza,
kandi uparariza abantu uwari ufite impano n'ahazaza agasigara ari rojyorojyo. Umwuka wo Mowabu urimo urakora mu kinyejana duhagazemo, munyumve neza mu ntega amatwi, ni umwuka w'ubusambanyi. Ndimo niga rero, nari maze iminsi nigisha urubyiruko kandi mbibigisha mu mwuka w'ubusambanyi. Nabonye harimo ibyiciro 11 muri Bibiliya, kandi byose bikora mu buryo butandukanye, nubwo byose ari umwuka w'ubusambanyi. Umwuka wa mbere ni umwuka uza kwambura abanyamasezerano ibintu biremereye Imana yavuganye nabo, ukaza kabisa. Kandi nashaka kubayitangaza, umuntu wese uzi ko akijijwe afite ibintu biremereye, nubwo Imana yabitaravuganye nawe. Iyaduhaye Yesu izamuhadahana n'ibindi byose. Dufite ibintu biremereye, ariko umwuka w'ubusambanyi uparariza, urasenya, ukakwiba. Naratunguwe ngira n'ubwoba, mundebe hano. Uwo mwuka murawuzi muri Bibiliya, niwo wateye Yosefu. Umugore aramurebye, bahuye bakuze, undaje gukora akazi, aravuze ngo turyamane. Abonye byanze, amusaba ko babana kandi afite na Potifari. Murumva ni nko kubaka urugo rwa kabiri rutazwi ariko rikorera mu rugo rwa mbere ruzwi. Murumva ko muka Potifari rero wawuzanye uwo mwuka. Ntago muzi ikintu mu Rwanda cyitwa patina second office. N'abarokore basiye bavangirwa ngo uyu ni patina wanjye. Umugore wawe ni patina wawe. Niye partnership umufitanye. Ngo uyu mugabo ngo ni patina wanjye. Ubwo mwabyambuye imbaraga, ntumwita umugore ntakwita umugabo. Harimo ikintu gikomeye. Birangiye rero ngo Yosefu ninjiye no munza akoresha ingufu. Akoresheje ingufu asanga Yosefu ari ku kigero cy'imbaraga cyaho yakwemera gutakaza icyari cyo cyose, ariko agasigarana n'Imana ye. Mbabwire ihame yarasobanukiwe, yarabizi neza ko ibintu bidashobora kugarura Imana, ariko Imana nagumana nayo ishobora kugarura ibintu. Kandi iyo tugize ibyo dutakaza kugira ngo tugumane n'Imana, Imana ibigaruye igarura ibirenzeho kugira ngo ivuge ngo nazirikanye agaciro wampa. Muranyumvise? Muranyumvise? Haleluya. Nekane kumutindaho Yosefu. Mvuga umwuka wa kabiri. Umwuka wa kabiri wo ndashaka abakiri bato mu ndebe, uretse ko ari nabo bubatse basige bahajya. Uwagaragaye bwa mbere umukoresha atunze geto, afite geto, muvuge ngo geto. Kamvugira hangaha. Atunze geto yihe, ni umugabo witwa Amunoni. Amunoni agira geto ye, ariko muri geto akahagira umugabo w'ingurumbanya umugira inama y'uburyo yashobora Tamari. Kuko Tamari ntabwo iminsi yose yaziwe, nanahaza muri geto ni umwiga. Ariko umugabo w'ingurumbanya ari mureba Tamari azamuka himbaza, akavuga turi umukobwa kugira ngo mushobore geto. Geto, ngwino muri geto. Ni nayo mpamvu jewe maze gusoma Bibiliya n'inyigisho mpora nigisha n'ubuzima mba mu bwo gukizwa, sinemera couple itangirira ubuzima muri geto. Umukobwa n'umusore bagiteretana bakerekanwa bakajya bahora bajya kuganira muri geto. Geto nta wundi mwuko haba uretse wa Munoni. Ntago mbyemera, kuko muri geto ntago musomera Amatayo, ntago muhasomera Luka. Mwatangira avuga ko arwaye yumva yaryama, undi nawe ati she ntago waryama wenyine ndakuganiriza. Birangira abantu batangiye kwatura urugo batararwubaka, urugo batangira kurushyira hanze. Kandi hari ikintu navumbuye, iyo abantu bakoze ibyaha muri fiançaye, nubwo Imana yabashyigikira bakubaka urugo, biragoranye ngo mugire urukundo ruri genuine, ruburama akantu. Hari akantu cyakora abantu bararefreshinga bakiga amasomo yo gukundana, ayagahato agenda gake, agenda muri rapide, kavuga uti wenda ugenda utya, wambara utya kugira ngo mu rugo yatashye umwakira utya, ukihatahata. Ariko ubona ni nayo mpamvu nkangurira urubyiruko rwinshi, nimukagiye muri geto harimo Amunoni. Amunoni akora iki rero? Mu ndebe hano abakobwa, mu ndebe cyane abakobwa b'abapene mu ndebe. Iyo ugezemo akubwira yuko yarembye. Umuhungu warembye ataragushaka kandi yirembye, nimubana none hazapfa. Akakubwira ngo ndashaka kurira mu biganza byawe. Kurira mu biganza byawe bivuze iki?
iyo uje ugashaka kumuhera imitsima mu biganza byawe ahita agufata. Iyo agufashe uzi ikintu agukorera, nabivuze neza mu itano rya kabiri ndabyibuka, akwambura ubukobwa ukiri umukobwa. Buri gihe cyose ugahora mu rubanza utazigera utsinda. Ndabona mu ndebye nabi kambwira. Akwambura ubukobwa ukiri umukobwa, ukazasigara utanga ibisobanuro mu rukiko rutazwi, rutanditswe, rutari certified, rutazwi, ugahora umutima wawe ugoye. None iyo bigeze mu gihe cyo gushaka muvuge ngo bivuze induru, urumva hari ibintu bigafije, kuko umuhungu arahagarara atya, yaratanze inkwano, yaramaze no gufata irembo, akakubaza ngo uracyari umukobwa. Abahungu barokore barabibaza. Iyo ugiye gusubiza icyuya kiraza, bihera hirya, urabanza ukarakara uti ntabwo wanterese ndi umukobwa. Ubaza nakubaje uracyari umukobwa, kugira ngo wisobanure. Iyo uzanye mu Karisa uti nyine Karisa namusanze muri ghetto, urumva nyine hariho n'igihe usanga umuhungu yarapanze ko akeneye umukobwa adakeneye gore kobwa, birangira bivuyemo kandi yaratanze inkwano. Kandi abana baraganira hita bivuga, wazajya kuruka abona umukobwa nta muhungu kwegera, nta bahungu bose bafite amakuru arabwenge. Mu ndebe hano babwire, hari abakobwa b'abapene baje hano niba nshaka kuvugana nabo, murinde ubukobwa kugira ngo mutazisobanura. Ni nayo mpamvu nabwiyeho mu iteraniro rya kabiri, kandi Imana yarabinganije mu ntegura ya magambo ngo abagabo murimo hano mwashaririwe, mwasanze ibyo mwashakaga mutabibonye, mubabarire muve muri aya materaniro mutanze imbabazi. Abadamu muri hano muvuga ngo Imana imumugisha. Hari igihe umugabo aguhoza ku nkeke kubera ko atari byatekerezaga, yakubonye uririmba tuzaririmba indirimbo hoye umwana, akabona uri marayika wageze mu ijuru. Mwaganira mumaze kubaka urugo, Satani akanyura muri icyo gikomere, nawe wenda ntiwabishakaga, akazajya ahora atuma umugabo agucyurira, akavuga ati ndakureba. Kandi iyo umugabo, maze iminsi ndigeze kwigisha abagabo b'iwacu Nyarugenge, ndababwira ngo cyane abagabo bakiri bato, ntimukunde gutuka abagore ngo ni ba stupid. Iyo ubwiye umugore ngo ni stupid, ateka nka stupid, akagenda nka stupid, niyo yambaye ubona byahengamye nka stupid. Abagabo mukiri bato ntimugatuka abagore, biri very dangerous, biri danger. Kuko ni waba akeneye kumuzamura, umubwira ko ashoboye, mubwira ko afite imbaraga, asa neza. Muranyumvise? Umusatsi w'uwemera nubwo ari injwira ari kurwana nazo ngo zibirende, kamubwira uti kirenge cyawe nubwo gifite ubunyamugi n'ubunyacyo ariko ni cyiza, nta usa nawe. Ariko iyo mubwiye ngo uri stupid arapfa. Niyo mpamvu abagabo mwaje hano mubabarira abagore, hariho uwo mwuka w'agahato. Kuri ko ku bahungu ntibikora cyane, ariko nabyo birakora mu isi y'umwuka. Usanga nyine naragushatse, nari nzi ko uri marayika wageze mu ijuru, ukaba aratangiye yakwinjira mu rugo ati jewe uyu munsi nta gahunda mfite zo kurya. Ubwo Satani yamuganirije ati abandi batanze n'ubuhamya ko basanze ari terebye, none wowe induru zikavuga. Mubabarire mu izina rya Yesu. None nta geto, mugiye guhunga geto? Abakobwa mugiye guhunga geto? Hari nabo njya mpurira mu makaritsiye ko ndagenda cyane uyu mujyi, ukabona ko ngeze hano hepfo, none mwambaye n'inkweto ndende n'amasakoshi, ngeze hano hepfo nk'intama bagiye kubaga kabisa. Ariko abakobwa barokore mukwiye gukanguka. Ntabwo umuhungu wese ufite imodoka avamo umugabo, ntabwo umuhungu wese uvuga icyongereza avamo umugabo. Uw'Imana yavuze ko yaba umugabo niwe waba umugabo, kuko ubuhamya Imana itanga butandukanye n'ibipimo by'amaso. Mukwiye gukanguka. Wowe uririmba muri korali, wakubona nka marayika atangiye kubwira ngo inutsure muri ghetto, umuntu watangiye kukwambura agaciro mutarabana, nimunabana nta kazagu kwepa. Muhe ibyumweru bibiri bitekereza abanza b'umugabo mu mutwe. Ndabona abahungu bandebye nabi. Yesu ashimwe. Umwuka wa gatatu w'ubusambanyi wo ni mubi. Abantu mwese muzi ko mufatiye runini umurimo w'Imana, muzahura nawe. Uwataka indirimbo, uyihimba, ushyiramo amaki, upfa kuba ufite umurimo w'umwihariko mu murimo. Usenga isengesho rikagera kure, utanga amatangazo tukanezerwa. Muranyumvise? Umunyembaraga wese uri mu murimo, ku buryo iyo adahari Imana ishaka abandi, ariko icyo kiragaragara, ahura n'uyu mwuka witwa esprit ya derira.
kandi Delila urakunda atinyuka, ntatinya Samusoni n'ikigero cy'imbaraga afite. Ntiyatinya ngo shando takwato perase henda katish parasina kata. Delila azi kuvuga neza, arakubwira Samusoni bitese meze neza, mwaririmbye neza, très bien. Yabona uvuze ngo oui, akavuga ko igifaransa ukizi, gahita azamura ururimi. Oh wow, gake Samusoni wishe igihumbi akoresha umusaya, igufa ry'umusaya w'indogobe. Yibona ari kumwe na Delila. Delila amubwira ngo ibanga ry'imbaraga zawe ni rihe. Mu mwanya muto bahuye na Samusoni wenyine, nakurikira amakuru ngo ndebe Delila niba yaramuherekeje, ntiyigeze amuherekeza. Barangije kumuha ibihembo bye, ahita yigendera, ubwo yagiye gushaka undi. Kandi Bibiliya igaragaza ko Delila atigeze apfa muri Bibiliya. Bisobanuye ko uwo mwuka ugikora no mu itorero rya none. Birangiye Samusoni bamuhindura umukomediye. Umunsi umwe baramutumira bamubwira ngo Samusoni, turashaka kudusetsa. Mundabe hano babwira ikintu mutari buzi. Inyuma y'ubuzima bwawe hari abadayimoni benshi bakeneye kubona ubasetsa, kuko harabangamye cyane. Bwira mwene so ngo urabangamye. Nuko mwicaye birabangamye, kuko c'est la folie. Reba nawe wivanye mu rugo, tikeneye wowe wayitanze, nguje ahantu Imana iri, uregamye. Satani akavuga ati birambangamiye, akeneye kumusetsa, akeneye kumukinira komedi. Byarangiye babwiye Samusoni, nabisomye nitonze mu Bacamanza 16. Baramubwira ngo Samusoni, babanje gushimira Dagoni, turagushimiye Dagoni, we Mana yacu watubashisha umwanzi wacu akaba n'umurimbuzi. Babwira Samusoni, baramubwira ngo Samusoni, dusetse twumve turuhutse, twumve niba byarabaye. Samusoni n'ukuri yahindutse comedien. Reba ikigero cy'imbaraga cya Samusoni, reba hinduka comedien. Uyu mwuka nawe ubonye wica abantu kuva ku myaka 5 mbaye muri ADPR, wica abantu ubajwigiriza. Kandi ikibazo cyawo niyo ucitse, ucika wararwaye paralize. Kuzasubira mu bihe byawe ngo ugire imbaraga, utinyu kugira amavuta wagize mbere biragora. Ujya kugera mu gice cy'umwuka urazamutse, Satani agahita akavuga toroha, turaziranye. Umwuka wabo wo guhumanya abantu no kubambura agaciro. Umwuka wa nyuma Dawidi yarwanye nawo na Abedomu bari danje, uvuga ngo bateye ubwoba, kuko Abedomu ni bene Sawu. Bene Sawu ni mwene wabo wa Yakobo, ni bene wacu. Bo ntago bica, bategereza ikintu kibi kibaye bakogeza. Wari uzi ko hari itsinda ry'abantu benshi bakwegereye, nawe umusangira gato, nawe ubutumira mugasangira fanta, bategereje ibintu bibi bizaba ngo bogeze. Burya twese ntabwo turakwemera. Kwihombe kuririmba utya, aravuga ati uko yihombeka kuriya zatwara indashaka. Kuririmba ugira gutya, aravuga ati ubwo ari umugore muto, buriya ni ubugare buri gukora. Kandi ubwo wari umwuka, ntabwo barabyemera ku rugo warushoboye. Abedomu ntibashobora kwemera Yakobo, barapingana. Bategereje ikintu kibi kizaba ngo bogeze. Uvuga ngo baragitegereje. Bazahora bagucunga bategereje intege nke zabo. Kandi nibabona hari ikintu kibaye bazatangira kogeza. Ariko nugumana n'Imana, bazategereza nibaza, ahubwo bazahinduka abafana b'amashimwe yawe. Abantu musoma Bibiliya, mujye musoma ibyakozwe n'intumwa 28 neza mwitonze. Dawidi ni Paulo, mumbabarire, Paulo ageze Merita yarakiza urupfu. Yahasanze injoka y'inshira yarumye abantu barayogeza. Bene Esau barayogeza. Barangije inzoka y'inshira iramuruma, ikimuruma baravuga bati uyu mugabo twamurebaga tukabona ameze nk'umwicanyi. Yakiza urw'inyanja idacu rwa kibera igikuruka ntikimukundira kubaho. Muranyumvise? Ni nayo mpamvu hari ikintu nshaka guca, ubona kigenda gifata cyane abakiri abajene. Ntuzarwanire ko nta kintu wakora, nubwo wabukora ibitangaza umuriro ukamanuka, bene Esau ngo bemere. Niyo mpamvu nimuzarwanire kuba famous, kubera ko inyuma yawe hari undi uri strong kandi nawe bazamwongeza. Inyuma yawe hari undi
niba uririmba baritoni neza, inyuma yawe hazaza undi wiririmba ashyiramo n'icyongereza, aririmba nk'umuntu wo muri Amerika agira ati, wamureba ukabona si umunyarwanda ko yariye goriros na yawurute, wowe urabizi ko ari ibijumba wariye. Inyuma yawe hari undi ntibazemera uko byagenda uko ariko kose. Bene Esawu baracyagutegereje. Dawidi yarageze ku ngoma agumana n'Imana ye. Uvuge ngo amen. Akigumana nayo mu bintu Imana yamubashishije nukunesha ya mahanga yose. Yarangiza kuyacogoza akayobora ubwama tunganiwe afite ihumure impande zose. Kugira ngo mvuge ibintu bikomeye bindimo rero nsoze. Ayo na makuru nabahaga. Ndashaka kubabwira ko muri aya magambo navanyemo ibintu bibiri byankomereye. Icyambere, Imana ntisimburwa, urwego rw'ubuzima rwose wageraho nta gisimbura Imana. Bwira mwene so ngo niko biri. Nta kintu na kimwe gikwiye gusimbura Imana yawe. Reka mvuge ibintu biki. Nta kintu, nta muntu, nta mafaranga, nta bwiza, nta mbaraga byasimbura Imana. Waraka Imana ifite ibintu bitatu yihariye, nge ndavuga bitatu namwe muzasoma byinshi. Icyambere cyantangaje, niyo yonyine itagira ikintu itinya. Imana ndimo ndababwira, niyo yonyine itagira ikintu itinya. Muzi impamvu? Nukubera ko hejuru y'Imana nta kindi kintu kihaba, nta yandi maboko abayo, nta bundi bushobozi bubayo. Hejuru y'Imana nta kindi kintu kihaba. Niyo mpamvu Imana idasimburwa mama. Imana ntisimburwa. Icya kabiri kugira ngo mbivuge nihuse, niyo yonyine itagirwa inama. Abandi mwese mukenera inama, ushobora kwifashisha Google ariko ukabasabye inama. Abandi mwese musaba inama ariko Imana nta mujyanama igira. Ni nayo mpamvu ibintu byinshi twavukiyemo ni imyanzuro yatubayeho tutagiye mu nama. Ukusa ushobora kuba utabyemera ariko ukwiye kubyemera, kuko ni imyanzuro yavuye mu nama utateranye. Bwira mwene so ngo ndiyakiriye. Tugira abantu mu Rwanda batiyakira, ngo kukuguru yari kukugorora bitewe n'ibihari, ngo aya manara hengamye, ngo aya matwara bangaraye, ngo mfite urudigi. Nta nama Imana yakugishije. Ese muranyumvishe? Ngo mfite ikimuno cy'imbaho, ubwo ndimo ndavuga ibivugwa. Ikimuno cy'imbaho, ngo tuguru ngo ni dutoya, ngo ikimuno ari kinini, ngo urumva ngo mfite mu maso ngo habyimbye, ngo ujya mbona nsa n'injangwe. Ukwiye kwiyakira, kuko ntiwigeze utumirwa mu nama. Kuko Imana niyo nyiri inama no kumenya. Ntabwo Imana ikenera umujyanama. Muranyumvise? Ntikenera umujyanama mu by'igihe, ntikenera umujyanama mu by'ubukungu, ntikenera umujyanama mu byo kuyobora itorero, ntikenera umujyanama mu byo gutanga abana, ntikenera umujyanama. Icyo akora kubera isano dufitanye nayo, ijya yumva gusenga kwacu. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Kamvuga icya gatatu, muvuge ngo kirakomeye. Abantu mwese muri hano mwiga, ndabakangurira kwiga cyane. Wige kabisa. Ariko hari ibintu nshaka ko mumenya. Abantu mwese binshabwenge mwize, mwongere mwige n'andi mashuri, kuko amashuri ntarangira. Hora wiga. Ariko hari ibintu nshaka kubwira. Nubwo Imana yatanze ubuhanga, igatanga ubwenge, hari ibintu yisigarije muri domene zose biyisobanura ko ari yo Mana yonyine. Ese muranyumvise? Hari ibintu Imana yisigarije bisobanura ko ari yo Mana yonyine. Niyo mpamvu hari indwara abaganga bazagerageza zikabananira, kuko byasigaye ari umwihariko w'Imana. Ese muranyumvise? Kamvuga ibintu mwasomye muri Bibiliya. Nebukadinezari yarose inzozi zimutera ubwoba, arazibagirwa rwose, ariko zisigara zimuteye ubwoba. Ahamagara abizi bazi gusobanura inzozi, abacunyi, abakonikoni, abapfumu, abasobanura inzozi. Arababwira ngo narose inzozi kandi nazibagiwe. Anarakaye cyane. Nasomye uburyo bw'imivugire yari yarakanye no kumenya gusobanura inzozi. Umuntu yarose akazibagirwa, iryo somo ntaryo bizi. Ni umwihariko Imana yasigaranye, ngo no kwa Nebukadinezari utayizi bisobanure ko ari yo Mana yonyine, nta yindi Mana iriho. Imana ifite ibintu yasigaranye. Uvuga ngo birahari. Mu bukungu birahari, mu burezi birahari. Muranyumvise? Mu buzima birahari,
muri statistique burahari, mu butabire n'ubugenge birahari. Abanyabwenge muri hano nimutabana n'Imana hari mutazapfa mumenye, mutazamenyera icyerekezo, mutazamenye icyerekezo. Reka mbaho urugero. Mfite umukobwa w'iwanjye w'imfura yatangiye kuzajya arira, kandi murabizi ko abana b'i Kigali barira muri Tinoro kubera ko bariye gorirosi banywa na yawurute. Arira muri Tinoro ashyira hejuru kabisa, abazi neza ko papa mubwira ngo herore bebe akajya arira. Nshaka ingamba zose, izo kumubwira, izo kugira gute, ngeze aho ndanamukanga biranga, ariko nikojeje ku Mana nsanga nako yaragasigaranye. Irambwira iti umukobwa wawe nta kindi akeneye, najya byuka buri gitondo ujye umubwira ko umukunda, ntazongera kurira. Nukuri narabikoze, yarabyutse mpita njyayo, meze neza, mpita muhobera, aramuhobera, ntago yongeye kurira. Kugeza n'uyu munsi ntararira. Hari ibintu Imana yasigaranye ku buryo n'abanyabwenge n'abahanga hari aho bazagira bashaka Imana. Hari aho umuntu azagira agire gute ashaka Imana. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Kuko hari indwara, hari ubwenge, hari uburinzi, hari ibintu bizasaba yuko umuntu ashaka Imana. Uko byagenda uko ariko, reka mbaye ingero nkeye. Banza narigeze kubigisha hano. Abagabo mwese mwaje muri aya materaniro mwubahwe, ariko ndabatangariza ko murakaza nanone mu isi y'icyuya. Kuko Imana mu migisha yaduhaye yaravuze ngo kugira ngo tubone umutsima wo mu butaka izadutera inkunga imwe yitwa iki? Icyuya. Murakaza neza, n'abasore muteganya gushaka murakaza neza mu isi y'icyuya. Ni ahantu umugabo asinzirira muri saratariye. Abadamu bazi ubwenge bashatse abadiyakoni bo kubakangura kuko asinzira yasamye atariye. Kana kakabugoro kanguka papa. Mbabwira ikintu cyantunguye, umuntu ashobora kuzinduka afite ubuhanga, yarize muri universite y'Excella, akazinduka akajya ahantu bamurangiye ngo amafaranga arapakiye, akayashaka we no kubona igiceri cy'icumi. Yashaka agakora n'ishyira hamwe akayashaka. Kubera iki? Ibintu byinshi byagiyemo kode. Hari igihe bisaba ko Imana ivugana nabyo, itavugana nabyo ntibive mu nzira. Hari ibintu bigenda kubera ko umuntu hazi, hari ibintu bigenda kubera ko umuntu yambaye neza, hari n'ibigenda Imana ivuze itavuga. Imana itavuga ukabwahagirana, ukajya ureba hejuru ikirere kikakurenga. Ariko icyo nkundira Imana, iyo ivuze ivuga ijambo rimwe ribitsemo icyo ishaka kuvuga. Kandi iyo ibivuze, ijambo ry'Imana rigira imbaraga, rigira imbaraga. Ijambo ry'Imana rigira imbaraga. Iyo rivuze ibintu biremera, birakunda. Abadamu mwese muri hano mundebe, murakaza neza mu isi y'imibabaro. Uyu munsi navuze ko mbabwiza ukuri, kubera ko mu bintu Imana yabahaye umugisha mwiza. Yaravuze ngo mu gihe cyo kubyara izaba ihari, kandi nta kindi kizaba kibeshejeho Imana no kugira ngo yongere umubabaro. Nigeze kuyibaza Imana, ni none se ko bagukwepeye arabwenge, muzavuga icyo navuze? Ko bagukwepeye arabwenge uzabakurahe? Imana ni umuscientifique mwiza, irambwira ngo Jean Paul, nta mudamu muzima utagira ibihajyamo. Abadamu baranyumvise, ndibaza ko abagabo biri kubacanga. Irambwira ngo uzankwepera muri arabwenge, nzamutegera mu bihe mu binkungaye nabyaye. None urabona umukobwa afite masters, mwebwe ntago bigisha, aratwise, atwaye igicupa cy'amazi hano, aragenda atyo. Ubwo akarwara ku kwezi kwa mbere kugeza ku mezi 9 kirwaye umugongo, yicara akabangwa. Bira bintu si ibyubu, muvuga ngo ni ibyubu. Kera ngewe nubwo ntari uwa kera ariko ntago byabagaho. Kandi no kugira ngo azasunika umwana, intambara ikomeye. Bivuga ko Imana hari utuntu iri kwisubiza kutubona, birasaba kubanye n'Imana. Ndabona mundebye neza akababwira kandi. Yesu ashimwe. Icya kabiri nakuye muri aya makuru, mu bintu uzatinya mu buzima bwawe bikagutera ubwoba, ni ukumva Imana iri kuvuga ko igiye kukureka.
niwumva Imana itanga amakuru ikubwira ngo ngiye kukureka, uzabitinye, uzagira ubwoba, uvuze induru, utabaze, uyihamagare. Ikintu cyose mwaba mupfa ukivane mu buzima bwawe, kubera ko Imana isize umwisiraheli. Abafilisitiya barahaguruka, abamowabu barahaguruka, abamoni barahaguruka, imbaraga mbi zirahaguruka, umwijima urahaguruka. Kandi rimwe na rimwe hari igihe tunaniza Imana tukayigora. Noneho kubera ko Imana igira urukundo, mundebe hano babwira ikintu gikomeye cyanteye ubwoba. Kubera ko Imana igira urukundo, igatanga isoko, akavuga ngo ninde wankosorera Jean Paul akamushyira ku murongo. Noneho hari igitanga isoko, ugasanga wenda ritanze ku bamarayika, ku bizima n'abandi, bahagera bakavuga ibintu biri mu rukundo. Imana ikavuga ati ariko nta myuka mibiri hafi ngo nayo ize ifate isoko. Iyo nkuru ntawe muyizi muri Bibiliya. Umwuka mubi nawe waraje uravuga utahabu namushobora, ngewe nzavangira abahanuzi bose bamuhanurira ibyiza, ngiye kubakurira inzira ku murimo. Umuhanuzi naguhanurira igihabanye n'uko umutima wawe umeze, uzamubwire ngo urambeshye. Uko Imana ntishobora kubakira ku rupfu, ibanza kuzura umuntu ikamwubaka. Icyo ni cyambere. Cya kabiri, ntabwo Imana ishobora gukora ikosa habe n'umunsi n'umwe wo kubaka ibintu bishingiye ku kinyoma. Imana ntiyakwitirirwa ubuhamya bw'ikinyoma, irabanza ikabisenya, ikubaka ibintu bifite ubuhamya bwo gukiranuka. Muranyumvise noneho? Ngo birangire rero, umwuka mu burumva Imana yatanze isoko ryagutse. Umwuka muravuga ngo nzavangira abahanuzi bamuhanurira ibyiza, n'indangiza nzamwicira ku rugamba atazi y'umwambo uvuye. Imana yamuhaye isoko. Mundebe hano mbakopese, kandi ngiye kuvuga ibintu bikomeye mu mwanya muto. Reba nawe imbaraga mbi zagukurikirana gutarakizwa, zitsindiye isoko. Uzi birarana urimo, zaza zinigagura zigafata abana bwinshi. Nubwo imbeba yonyine yatsindira isoko iwawe mu rugo, imbeba iyi Imana igatanga isoko, imbeba ikita ikavuga iti nanjye namukosora. Yagukosora we, uzi ko yakurya ikarya n'umusatsi. Nibwo ntago mwari mwahura n'imbeba ngo ubone imbeba ukanuye amaso, yakurya. Ni nayo mpamvu mbasaba ntitukananira Imana ku rwego Imana idutangira isoko, ahubwo nitugira ikibazo tujye tuza vuba, kuko Imana yuzuye urukundo rutubasha. Icyo wakoze cyose urukundo rw'Imana rwakibasha. Nibyo abantu batemera. Haleluya. Urukundo rw'Imana rwabibasha. Kugira ngo dusenge rero nsoze, ndashaka kubabwira ko iyi Imana hari ibintu bitanu biba kandi bikomeye. Icya mbere, ntabwo dupfa gupfa. Iyi Imana ihari kuko umwanzuro utuma dupfa ntufatirwa inaha. Bashobora gukubita, bakohereza, bagapanga. Iyi Imana ihari, ntabwo umuntu w'Imana apfa gupfa. Uraniga, ugahotora, ugakora ibyo ugomba gukora, mu gitondo mugahura aririmba, ari muri mudu yo mwijuru. Ntabwo umuntu w'Imana apfa gupfa, kubera ko umwanzuro ntufatwa n'inaha, ufatwa n'iwacu. Haleluya. Haleluya bene data. Covid iraza akayicamo, indi ndwara ikaza akayicamo, iyo mwijuru bamukumbuye nibo bafata umwanzuro bonyine. Ndashimira Imana ko Imana ihari. Mwijuru nibo bonyine badufataho umwanzuro. Naho indi myanzuro, andi magambo, ibindi bitekerezo biraza bigahinduka impfabusa, bituremera ubuhamya tubwira abagenzi bacu ngo bakomere. Ntabwo dupfa gupfa. Ntabwo dupfa gupfa. Iyi Imana ihari, ntabwo mpfa gupfa. Uzi ko umunsi umwe bigeze kuniga, baranize, ndabyibutse, reka mbibabwire. Banjugunya munsi y'umuhanda, kandi umuntu wandiza azi kwica kuko yakanze uyu munsi witwa nerve sciatique, ndapfa njya muri koma. Ariko ngezemo ngiye kumva numva iteraniro rinini hejuru yanjye, kure rwose, ahantu nabaraga mu mutwe nkumva ibirometero byose mbishyikira. Numva harimo iteraniro, numva harimo abantu batatu baraganira, baravuga ngo Jean Paul mwimwemerera kuza. Bakajya basubiramo ngo Jean Paul mwimwemerera kuza. Barangije bari kuri gitonyanga cy'amazi, kimanukana intege nke, kingezeho gihinduka amaboko kiranterura, nsubira mu muhanda, ndakomeza ndagenda, nibagirwa ko abantu banize, mfite ibihe byiza. Ariko ngeze ahantu ndahibuka, wa mwuka nari mfite urashira. Umaze gushira rero, icyambayeho ni igiki? Satani yaranyongorera ambwira ati abantu bakugiriye nabi bavume. Muranyumvise? Ngiye kubavuma, numva ijwi rigaruye inyigisho nigeze kwigisha mu isanamitima, rirambwira ngo Jean Paul, Stefano yababariye abamuteraga amabuye, bagikomeje kuyamutera nta n'impuhwe benda kumugirira. None wowe bakurekuye, nturi wababarire?
numva imbabazi ziratobotse ndabababarira. Ntabwo nari gupfa, sinapfa igihe cyanjye kitageze. Nubwo mwese mwahuriraho mukaniga, mwaniga nkanegekara mugakubita, mwajya kono ukabona ndahagurutse ngiye ndirimba. Kuko ntabwo decision ifatwa nina, ni mu ijuru bafata icyemezo. Imana ihabwa icyubahiro. Icya kabiri, iyi Imana ihari muvuga ngo kiranejeje, turira aho abanzi bacu bari. Imana ntiyica abanzi. Ntimuzongere no kubisengera ngo umwanzi wanjye ndamwishe, ngo mwirukanye mu kazi uri muri rushya. Imana ifite ubushobozi bwo gutereka ameza igahagarikira umwana wawe ikamubwira iti rya sha, kagibwira abanzi ati ntuhaguruke, agahekenya amenyo gusa ndamwica ntapfa. Kuko iyi Imana ihari ifite ubushobozi bwo kudutegekera ameza. Izo mbaraga Imana irazifite, kandi baba bahari, baba bazengurutse. Amahanga kurwanya yarahari. Turi mu kinyejana amahanga yahagurutse. Hagurukira ingo, hagurukira akazi abantu bakora, hagurukira ababyeyi, hagurukira aba. Ariko iki Imana ikorera avuga ngo rya sha, Imana ikaguhagarikira. Muvuga ngo biraryoshye. Reka nsoze mvuga nihuta. Imana ifashe mu byumve mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Icya gatatu, ntabwo dupfa kuvumika, urakagira. Muzi impamvu tutavumika? Imana yaducomokoye aho twabarurirwaga kera, iducomeka muri Kristo Yesu. Tubarurirwa ku ifishi y'Imana. Muvuge ngo ndi ku ifishi y'Imana. Ibyatuvuma byose ntibidufatisha, bisanga tudafatika, bisanga turi abandi bantu. Ko muri twebwe ntihakoreramo Imana yoroheje, hakoreramo Imana ihambaye, kandi harimo amasezerano y'imbaraga adatinyukwa n'icyari cyo cyose. Uko umuvumo uza ni kuhinduka imbaraga z'umugisha. Nta muntu w'Imana uri kumwe n'Imana uvumika. Niyo mpamvu Balamu ararebye, aravuga ngo nabitegereje mu kibaya mbona n'ubwoko butuye ukwabwo. Aravuga ngo Imana iri kumwe nabo, nabo bayivugiriza impundu. Niyo yabakuye mu Egiputa, ni nayo ibajyana. Munde abantu babwira bene data, uru rugendo Imana yatangije ni nayo itujyana. Iri kumwe natwe ntivumika, ntabwo tuvumika. Ko mu isi y'umwuka sitwe tugaragara, Imana niyo igaragara. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Icya kane, iyo turi kumwe n'Imana nibwo tuba dufite assurance yuzuye. Ndabivuga ngo iki? Nibwo tuba dufite uburinzi bwuzuye. Naho ibindi ni rojyorojyo. Ese muranyumvise? Kuko nabonye abadayimoni binjira mu nzu irimo umuntu ufite amapeti bakamufata. Ariko umuntu ufite Imana aba afite uburinzi bwuzuye. Muvuga ngo amen. Paulo yandikira Abefeso mu bice 2 yaravuze ngo namwe yarabazuye. Twebwe mwebwe abari bapfuye muzize ibyaha n'ibicumuro. Aravuga ngo kuko Imana ari umutunzi imbabazi, yabahinduranye bazima na Kristo, ituzurana nawe, iratuzamukana. Muranyumvise? Itwicaranya nawe turi muri Kristo mu buryo bw'umwuka mu ijuru. Mu yandi magambo, Jean Paul mubona ni fotokopi iri gutunganya umurimo w'Umwami. Ariko Jean Paul wanyawe ntarindi wina. Uvuga ngo ntabwo turindi wina. Arindiwe mu ijuru muri Kristo mu buryo bw'umwuka. Niyo mpamvu dufite uburinzi bwuzuye. Niyo mpamvu umuntu watakaje Imana, abadayimoni baramusuzugura, baramunigagura, baniga abantu uko bishakiye, barababura, babatwara uko bashaka. Ariko umuntu w'Imana uri kumwe n'Imana aba afite uburinzi bwuzuye. Ndashaka gusoza ku gihe cyacu cyagiye. Haleluya, haleluya. Iyo dufite Imana, Imana iri kumwe natwe, turirimba duhagaze mu miraba. Duhagaze mu miraba twumva indirimbo zimanuka, turaririmba. Kuko isoko tuvomaho ntabwo ari isoko y'imiraba, ni isoko yo mu Mana. Niyo mpamvu mwanditsi yavuze ngo abasore imigenda bazagenda baruhe, abantu biringiye imbaraga bazagenda baruhe. Ariko abantu bose bategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazagenda be kunanirwa, bazagurukisha amabanki ikizu. Bivuze ko tutavomera inaha, hari andi mariba tuvomaho, hari andi mariba tuvomaho. Niyo mpamvu umuntu w'Imana aririmba mu muraba. Naratangaye, hari umubyeyi w'impumyi witwa Fanny Crosby, yaramfashije cyane ndi kwiga abantu bizeye. Yahimbye indirimbo nyinshi, abahanga mu ndirimbo muramuzi.
yahimbye indirimbo nyinshi, ariko yajyaga aririmba indirimbo nk'iz'abantu bareba kandi ahumye atarigeze areba. Muranyumvise? Hari abantu bagiye batangaza amakuru yo mu muraba, bagatangaza amakuru aturutse ibwami kandi bahagaze mu muraba, abantu babareba bakabaseka, bakavuga ngo dore ukuntu ameze. Niyo mpamvu iyo turi kumwe n'Imana yacu, Yesu ashimwe, haleluya haleluya, turirimba duhagaze mu muraba. Umwana ataraza umutegereje imyaka 5, indirimbo zikabirusha imbaraga. Mu gihe abandi bavuga ngo reba azapfa kuriye, dore uko areba nuko ubyibuha gusa, ariko umuntu akumva indirimbo iraje. Nimutagera kuri urwo rwego, umwijima uzabudika. Umuntu akaba atarabona akazi, ariko akumva indirimbo imeze nk'iyababonye akazi, akumva indirimbo yo gushimira Imana iramanutse. Usikiye turi kumwe n'Imana turirimba duhagaze mu miraba. Ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro, kubw'imbabazi ze nyinshi ndamahoro, naho ndiho naho napfa, nkundwa n'Uwiteka, Yesu amibyo nkena byose ndamahoro. Undebe hano, hari igihe umuntu agira imiraba, hari igihe umurokora ageragezwa, hari igihe umuntu w'Imana babazwa, ariko ikizakwereka ko Imana muri kumwe, uzagira indirimbo kandi uhagaze mu miraba. Haleluya. Nimutagera kuri icyo kigero, ni ikimenyetso cyerekana ko Imana mutari kumwe. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Haleluya 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 bene data. Nsoza, iyo tugumanye n'Imana, Imana iduhindura ukundi kuntu. Muvuga ngo hari ukuntu Imana iduhindura. Hari igihe Imana ifata imyanzuro ntawigishije inama, ikaguhindura ukundi kuntu. Niyo mpamvu uzemere gutakaza icyo ari cyo cyose, ariko Imana mugumane. Uzemere guhomba icyo ari cyo cyose, ariko Imana mugira gute? Nutakaza Imana urwego rw'ubuzima wageraho, uzaba usigaranye rojyorojyo. Imana ibampera umugisha. Ndagira ngo dusenge. Ndashaka uhombeka amaso yawe dusenge. Genda ndashaka gusengera itsinda ry'abantu Imana yantumyeho. Ni abantu bataye Imana. Ubuzima bwawe burabishye, urashaririwe, nta buryohe, umerewe nabi. Imibereho yawe Satani arayisuzugura uko ashaka, ariko urukundo rw'Imana ruri hari kugira ngo Imana yongere igaruke mu buzima bwawe. Ninde muntu wumva umutima we ugarukiye Imana? Urambura ikiganza cyawe cyane rwose, kirambure cyane. Turashaka kugusengera tukakwingingira Imana. Imana warayitaye, ubuzima bwawe bwataye Imana. Imibereho yawe wumva ibishye, urabihiwe. Nubwo mu isi bigaragara babona usa naho uryohewe, ariko mu isi bitagaragara urashaririwe, urabihiwe. Imibereho yawe iri mu kaga, uhagaze muri risiki ikomeye. Niba uhari urambura ikiganza cyawe, ndagira ngo soze kugira ngo dusenge. Urambure cyane kubera ko ni wowe Imana yantumyeho. Turashaka kugusengera. Wataye Imana, ubuzima bwawe bwarangiritse, Satani abukoreramo uko ashaka, arakuniga uko ashaka. Niba uhari urambura ikiganza cyawe tugusengere. Kandi nataboneka, ndagira ngo aba bana nimuhaguruke, nta kibazo, muhaguruke mu mwanya wanyu, muhaguruke ntacyo bitwaye, muhaguruke cyane, muhaguruke. Hariya hari abana batekereje, bumva bashaka gushaka Imana. Buriya aba bana manitse batazi n'ibyo bamanikiye, ariko ntacyo, nimuhaguruke turabasengera, amasengesho arabafata. Ninde wundi wumva twasengera? Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha cyane. Haguruka ntacyo bitwaye, ihagurukire ntacyo bitwaye. Nawe uri hano uhaguruke, uvuga uti numva ubuzima bwanjye bwarataye Imana, numva narangiritse, numva ngenda nta gaciro mfite. Ngwino umwami Yesu yongere aguha amahoro menshi. Ngwino umwami Yesu yongere akugirire neza. Ngwino urukundo rw'Imana rwongere rugusanga. Bashumba ni munyegere dusengera aba bantu b'Imana. Niturangiza gusenga turasengera na cya cyifuzo, kandi umuyobozi wa gahunda ni w'igisengera kugira ngo ntongera gusubirana mikrofone. Cya kindi twasengeye kare. Teri ntambwe muze hano tubasengere, munyarutse muze. Yesu arabakunda. Dusabe n'iteraniro namwe muhaguruke mupfukame. Umuntu wese ukeneye kubohoka, ukeneye Imana, ngwino. Ni amahirwe warugize maze igihe ubitekerezaho. Yari amahirwe yawe, wari umwanya wawe wo kugira ngo uyunge n'Imana, hanyuma utandukane n'ubuzima bw'ibyaha, ube icyaremwe gishya. Imana rero ikwingingiye muri iri jambo kugira ngo we gusubira yuko waje,
subirana y'ubuhamya buzima, mwigire hino tubasengere. Teraniro namwe muhaguruke, ariko ntihagire umuntu usigara yicaye kandi yumvise ijwi ry'Imana rimubwira ngo niwihana urabona ubwiza bw'Imana. Ukeneye Imana, ukeneye Yesu, ukwiye kwemerera Imana ubuzima bwawe ukabugarura mu Mana, ukagendana n'Imana, ukabana n'Imana, uzabona ibyiza n'imigisha Imana itanga. Abari mu iteraniro muzamura ibiganza cyane, hanyuma dusengere.